guhagarika ubwo bukwe bikiri mu maguru mashya n'imyiteguro mukayitangira kugenda gake gake ushazata agatima mu bukwe akaba umusazi ureke kugeza ubwo butumwa kuba nshaka kubibwira uvuze niba ukeneye ko misha agatimba azagata akirukanka mu bukwe utariki ubukwe yageze ubwo butumwa ureke kubibabwira ngenda gutumye ugomba kuntumikira ariko ndakeka aho bari barabyumva nabo sinone sizo n'itegeko ugomba kuntumikira byanka byakunda kuko ibintu birakomeye we ntabwo urimo urabyumva urwego biriho n'umuntu we yifata akavuga ati njye buriya bukwe sinshaka ko buba nibunaba umwe muri bazasara cyangwa apfe tugomba kubwica natwe ngo tugomba kubwica ikindi kintu nakubwira yego wamuzanamisha kanizere ko mumeze neza nimuhere mu mpande zigiye zitandukanye yewe utameze neza wihangane isi nikiteye ako nawe umeze neza ntiwige canke ngo wihenure isi ni gatebe gatoki ibintu birahinduka icyo tuba dukeneye ni urukundo kuri buri muntu wese kugira ngo tubashe kuba mu buzima burimo amahoro ndabanza nkasuhuza abanyicaye imbere nkanasuhuza abari hirya yanje abari hirya y'igihugu gakeya nkajabuka n'inyanja muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nkajabuka muri Europe muri Aziya nkajabuka na Australia aho hose aho muri hose mu bubwe neza ushobora kuba uri kurashakisha ibintu ntibigende neza ako wihangane kandi ushirimo agatege ejo ibintu bizagenda neza nkuko rero bisanzwe marabizi ko muri kumwe na Intwari Didier canke unyite homboka uwahomze yahomze nyina imbere ya kamera kandi ambanze ndamahe n'ikaze nyaboneka ngiwe telefone yiwe yampamagaye ndavuga ati si uyu muntu ko hari ibintu ndimwo ese ashaka kumbwira cyangwa sinareka kumva ubutumwa bwa buri muntu wese ndavuga ngo izi nkuru tuze tubashikiriza muze muzirikurikirana cyane kuva ku munota kugeza ku munota wa nyuma kuko haba harimo ibintu byinshi bikubiyemo navuga ngo mwanya umwe abari mu impanuro undi mwanya akaba harimo ndavuga ngo hano hanze hari inkuru zitandukanye ako reka mbanze ndamuhe ikaze twumve icyo atuzanira umeze neza amakuru ya meza hari abantu batakuzi ngati kuganira nani nambabazi sure yes gira imbabazi mu buzima bwawe cyane aho ngira imbabazi murasa neza yego nafashe urugendo kabisa ndazi mwananiwe ako mwihangana ukimara kumpamagara wambwiye ati jewe ndashaka kuduhura vuba na vuba ndavuga ati nta kibazo ushirimo akajwi n'agatege kugira ngo tubashe kumva ubutumwa ushaka kutugenera urakoze cyane umwanya n'uwawe naguhamagaye mu by'ukuri ari ikintu ashaka kubwira yego kandi icyo kintu kirakomeye ni ubutumwa nashaka gutanga bani ngomba kubugucishaho kugira ngo bugere aho ugomba kujya ndahageze akamikrofone hepfo kugira ngo tubashe kumva ubwo butumwa neza ijwi riza rirongoreye nk'umukobwa w'umwari akamikrofone agashira nk'ahangaha gafate neza ngaho umwanya n'uwawe hari ubutumwa nashaka gutanga nashaka kubereza Irevisi na Misha ngo hari ubutumwa nashaka gutanga mbereza Irevisi na Misha ku buryo ubwo butumwa uvuze ngo ndashaka kubucisha iwawe kugira ngo bushikire abo ushaka ngaho bagenera ubwo butumwa nashaka kubabwira ngo ubukwe bashaka gukora babuhagarike ngo bagomba guhagarika ubukwe bashaka gukora kuye mpamvu se hari impamvu ibintu byose twarasoje twariteguye n'inzu tuzaba ngo turayifite ahubwo nawe ngora uhagarika ubukwe nk'umuntu bugomba guhagarara kuko nibudahagarara umwe muri baragira ikibazo uje nk'abambere ko nawe mbona uje nawe urimo muri bo oya ngende inshuti yabo ntago naza guhagarika ubukwe bwabo nta mpamvu wowe uri inshuti y'abamisha na Elvis yego ku buryo wanze kubibwirira yego nashaka kugira ngo mbicishe kuri wowe noneho kugira ngo babyumve ko biri serious yego bitangiye kuba ikibazora ngaho ubutumwa bafitiye n'ubwahe ni ikibazo ahubwo kinakomeye wikigira ikibazo kiri simple ku buryo ubukwe batabuhagaritse bashobora guhura n'ikibazo ego bibaye na ngombwa ahubwo budagara umwe muri bo yanapfa kugira ngo mve ko ibyo bintu bifite urundi rwego biriho uwa mbere ko yaneshejwe ubu ngubu wewe biragenda utera nawe se uri inshuti nyabaki hagati yabo
uri inshuti nyabaki njye ndi inshuti yabo biri aho ngaho ntabwo ndi inshuti yabo biri imbere cyane ariko ndi inshuti yabo biri aho ngaho gusa yego rero ntabwo natuma ikibi kibaho ngo nuko nari inshuti yabo by'indani ariko ubushuti mfitanye nabo burahagije ku buryo nababurira mbere yuko bakora ubwo bukwe kandi nawe wasanga uri mu batwerereye nimba uri inshuti yabo ubwo waratwerereye cyane naratwerereye ariko kutwerera n'ubuzima bw'umuntu ni ibintu bibiri bitandukanye gute se ubukwe bugomba guhagarara ntabwo urabyumva neza ubukwe bugomba guhagarara ariko hari ikintu kimwe kirancanga ubukwe bugomba guhagarara ko nibudahagarara umwe muri baragira ikibazo hagati ya babiri umwe muri bo arahura n'ingorane ngaho rero dukomeze utubwire wewe kugira ngo uze gutanga ino message uyikuye kuki hari umuntu utabifuriza icyiza habe na rimwe habe na gato uwo muntu wewe navuga ngo nimba ari uwo nguwo nayenze nawe ngo uje ngure umugore wa Elvis oya ngiye ntago ndi umugore we aho ngo ni ibintu byoroheje kuko twaramaze kumunesha twaramutsinze uwo nguwo yarahagarika ibyo ahagarika ariko ndakeka bitazahagarara ntago muri amutsinda ubu none yiyiburi ubu ni bwajaje ahubwo ngo ubu ni bwajaje ubu ngubu niyo ibyo yakoraga mbere nibwo bigitangira meruka ampamagara ngo digiye ngo ngwino ngo tuganire nkamugatereka reka inkuru yawe narayumvise urumva ni hari umuntu atifuza kubugira namumenye kandi yamaze iminsi nampamagara ambwira ngo ndashaka ko tuganira hamwe ati wapi n'ubundi nkuru yawe ndayizi nta kintu cyo gushikiriza abanyarwanda cyangwa abarundi cyangwa abarundi rwacu none yifashishije wewe cyane n'undi muntu wundi wasanga tubonye undi mugore wa Elvis ko tuzi yatunaniye nawe umwanya umwe wasanga ari umugore wundi uje ariko wowe ajaje uko ugomba guhagarara kuko ni udahagarara Elvis natagira ikibazo mishara kigira sure yanumye ngo mbikubwire mbicishe kuri kugira ngo Elvis na Mishuba byumve neza wewe yagutumye ku mpamvu nyabaki kugira ngo yifashishe kugutuma yambwiye ko ubwo bukwe bugomba guhagarara nyene wewe yatumye uri muntu ki kuri we nyende inshuti ye bisanzwe biraho ubwo nawe uri mu bamwe mu bahemu bagomba guhemukira ubukwe bwa Elvis oya ndi umuhemu ntago nacinyuma ngo nze mbivuge kandi yagutumye ni gute utabivuga yagutumye kandi ngiye mbifuriza icyiza kugira ngo ubukwe bube basebere mu bukwe cyangwa se umwe muri bagira ikibazo agwe mu bukwe bwahagarara kuki watumikiye umuhemu yego ngiye yarabimbwiye ngisha nk'inama ndatekereza ni naba mbaye umuntu mubi nahindukiye ngo mbibwire Elvis kugira ngo abyumve ngaho da amateka y'uwo muntu rero sasa ameze ute ari kwitegura bimeze gute bihambaye ahubwo none kugira ngo byumve nize ntwaro ari kwifashisha binabaye ngombwa yanaroga yego mana yanjye ngo bibaye yaroga cyangwa akabasaza mana yanjye ho kabaye hakiri kare niba ukeneye ko Mishaza atagatimba mu akaba umusazi ureke kugeza ubwo butumwa kuba nshaka kubibwira uvuze niba ukeneye ko Misha agatimba azagata akirukanka mu bukwe utari cy'ubukwe yageze ubwo butumwa ureke kubibabwira ngenda gutumye ugomba kuntumikira ariko ndakeka aho bari barabyumva nabo sinone rusizeho n'itegeko ugomba kuntumikira byanka byakunda kuko ibintu birakomeye we ntabwo urimo urabyumva urwego biriho n'umuntu we yifata akavuga ati ngiye buriya bukwe sinshaka ko buba nibunaba umwe muri bazasara cyangwa apfe wakora iki hagati aho ngaho nawe wasanga uri umwe muri bo oya nyine ntabwo ndi umwe muri bo turimo turaseka bino bintu bikomeye birakomeye nyine ese ko amatariki yageze ndabyumva yageze nase umva twakora iki kugira ngo ibyo bintu bive mu nzira kugira ngo nawe tumuneshe uri inshuti ye uzi imbaraga zike ziwe urumva nanjye nzi imbaraga zike z'aba Elvis nge nawe reka tume inshuti dukore kugira ngo turebe ku bukwe bwawe
nimba tabashigikiye ba Elvis. Okay. Nawe wampa igitekerezo noneho uburyo twabigenza hagati aho ngaho. Elvis na Mishi ngo ntago baberanye. Ko mana yanje muranyumvira. Kandi uwa mbere yaraje avuga ngo uru rugo ngo nta n'imisi ibiri gwamara. None nawe uri kuvuga ngo ntabwo bashobokana. Nge simbanga. Kandi nakubwiye ko ndi inshuti yabo. Ariko bitari imbere. Ariko nibabana ngo bikunde. Nta minsi 3 bamarana. Kuyihe mpamvu se kaje je mu yindi sura, je mu yindi shusho. Iyo message se waje kutubwira. Ubu se koko ntabwo ari kwicece cya 24 kareka kugira ubwoba tukiberaho mu mahoro. Oya. Agombaga kwitambota. Yari ingenzi. Henda we ntabwo uvuga ngo uriya mugore naho umushigikiye. Hako nawe urabona ko ubukwe bubaye twabaduhombye. Kuko uravye ibintu twashoyemwe mu bukwe ni ibintu byinshi. Ndabyumva. Urabyumva. Ese urumva koko twabihagarika? Yego tugomba kubihagarika. Tutabihagaritse mwe muzakora iki? Canye wewe tutabihagaritse twe tukihanganira n'uriya mukobwa. Nawe uri nko mu bahangana se? Ngiye nakubwiye ngo ubukwe ni budahagarara. Elvis Mishi harimo muri bugira ikibazo. Yego iyo message wayiduhaye. Twebwe natwe. Twitegure ko tugiye guhangana n'abantu bangahe. Numwe cyaye niwe muri babiri murafatanije. Nago mfatanyije nawe. Nago mfatanyije nawe. Ngiye ni message natambutse. Ubaye haje bwagukoraho wewe. Ngiye ntacyo bwankoraho. We ntacyo bigutwaye. Ntacyo bintwaye habe na gato pe. Gusa kugira ngo mbone umwe muri bababara. Bwahagarara. Cyane ko batanaberanye n'ubundi. Bakana mw'abantu. Uranyumvira ariko. Cyane ko batanaberanye. Aho kugira ngo umwe agire ikibazo hejuru n'ubundi yuko batazana abana byibura n'icyumweru. Kareka bwanahagarara. Komana. Niwe wabyaye n'ubuzi niko bino bintu bizazigenda birangira. Ko ndabona abana barafitwe pe. Uyu munsi ikibazo kimwe kiravuka twamara kugikemura hakaza ikindi. Ngiyewe soso namubwe ko ntazasaba kumuha platform ngaze kuvugiraho ibintu kuri YouTube yanje. None yifashishije undi muntu. Kandi nawe umuntu yifatishije nta umuzi neza. Ntituzi ikimugenza. Aravuga ngo ntabwo bimureba. Akavuga ngo yamara nta nubwo banaberanye. Ngo baberanye pe. Byumve. Dukomeze twiganire. Cye turangirize nga message niyo washaka gutambutsa twisoreze ngahanye. Message yanjye nizere ko yatambutse cyane ko barimo no kubibona. Ariko ntabwo nta muntu umwe nayishikiriza. Kubera iki? Wewe uzagenda uyibihereje ntabwo nayibaha. Ugomba kuyibaha kuko uri inshuti yabo. Cyane ko umeze nk'umuvandimwe kuri bo noneho. None ngiye kugira ngo ngende mbibabwire bashobora kutanyumva nk'uko bakumva. Cyangwa se nk'uko babibona mbikubwira. Yego. Nikiye cyifuzo wewe wumva twebwe tukimara kuganira nikiye cyifuzo wumva wabwira wenda uko ibintu ntabwo bizakura ba Elvis gusa harimo n'izindi nshuti zo zimuza gukurikirana ngaha nikiye kintu wabwira wo nikiye cyifuzo wabasaba abantu arimo baragukurikirana ikintu nabasaba bibaye ngombwa babatiza amasengesho bakabasengera kuko birakomeye uje mu yindi tekinike pe wowe noneho uraducanze uje ndabuze n'ukunda gufata unje ukumfata nago bindeba yego nakubwiye ko hagati ya Soso Mishi ndetse na Elvis ngewe na ruhare na rumwe mbogamiyeho urumva ibintu mvuga byumva neza ndakumva cyane Soso nabwo kandi inshuti yanjye biraho yego kandi naba ngaba bandi ni inshuti yanjye biraho ni inshuti zanjye biraho ngaho so rero kugira ngo mbone umuntu yica undi
kandi mbizi neza ko afite iyo gahunda namuhereza message atayumva ntabwo ngiye yazandenganya. Kuki utibaza ko ugiye kwica nawe yakwicwa gasanga ibyatekereza bimubayeho? Aho ngaho bishobora kuba bikomeye. Aho ngaho bishobora kuba bikomeye. ese ubukwe butakibaye ntabwo bwaba kareka. none se nawe ubonye bakwicisha inshuti wacu haguruka? oya nta nubwo natuma bayica. Ngo ntabwo natuma bayica. ntabwo watuma bayica banyicira inshuti. bakwicira inshuti cyane ko batanamushobora. ku mana yanjye kuko afite amagambo akakayewe. Ntabwo watuma bisha inshuti yawe tena nta nubwo wapfa kumushobora. reka ako wakwishimira bishi nawe ntiwakwishimira bishi ba Elvis? oya ntabwo nabyishimira. nawe wabyishimira oya hagati yabo barimwo baragwana ukasanga ahantu barimwo baragwanira watabara wakizande tumaye ikizami gikomeye ahora. aho ngaho ko numva maye ikizami gikomeye. tubwira umuntu wakiza. Nje nkanje ubwanje nje nakiza ba Elvis na Misho kuko sinaca hirya. Naho ku mutima wawe uravuga ngo nakiza abanabo wewe wakiza nde? nakiza Soso. Yego ko mana yanjye. Ko bikomeye ra. ntabwo bikomeye. Wewe wakwemera ba Elvis bakanafunga ako Soso akarokoka cyane. kadusoza ikiganiro. Uyu muntu Elvis musazwe muraziranye neza? Misho muraziranye neza? kadusoza ikiganiro. Urakoze. Urakoze. Wagize neza kuduha iyo message icyo ngiye kuyikorera ndakizi. Hari ikintu wifuza kutubwira? Ikintu nababwira ni uguhagarika ubwo bukwe bikiri mu maguru mashya n'imyiteguro mukayitangira kugenda gake gake.